Turabasuhuje mwe mwese mudukurikiye hano kuri Hope Hero, amahoro y'Imana abane namwe. Turi ku munsi wa 40 w'umwaka. Turakomeza gusoma igitabo cyitwa Kuva ibice 30 umurongo wa 9. Ntimukacyoserezeho imibavu iciye ukundi, mugatambikeho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu, mukagisukeho ituro ry'ibyokunywa. Aroni ahongera ku mahembe yacyo impongano rimwe uko umwaka utashe. Amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha cy'impongano abe ariyo ahongera icyo gicaniro rimwe uko umwaka utashe. Mu bihe byanyu byose icyo gicaniro ni kera cyane kerejwe Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati: nubara umubare w'Abayisirayeli n'uwababarwa muri bo, umuntu wese azahe Uwiteka inshungu y'ubugingo bwe mwibarwa, kugira ngo badaterwa na mugiga muri yo barwa. Iyi abe ariyo nshungu batanga. Umuntu wese ugiye mu babazwe atange igice cya kabiri cya shekeri igezwe kuyahera. Shekeri imwe ingana na gare 20. Igice cya kabiri cya shekeri abe ari cyo batura Uwiteka. Umuntu wese ugiye mu babazwa umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga ature iryo turo. Abatunzi ntibazasazeho n'abakene ntibazagabanyeho kuri icyo gice cya kabiri cya shekeri, nibatura Uwiteka iryo turo ryo guhongerera. Nuko uzace Abayisirayeli izo feza zibacunguza, uzikoresha imirimo y'ihema ry'ibonaniro, zibere Abayisirayeli urwibutso rubibukisha imibereho y'Uwiteka, bihongerere ubugingo bwanyu. Uwiteka abwira Mose ati: kandi uzacure igikarabiro mu miringa n'igitereko cyayo, ugicure mu miringa gikarabirwemo, ugishire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo n'ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bajye bakaraba boge n'ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro, kugira ngo umuriro wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa, bizabere Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Kandi Uwiteka abwira Mose ati: uzende imibavu iruta iyindi shekeri 500 z'ishangi yivushije, n'umucagate wa mudara sini ihumura neza w'urwo rugero, nirwo shekeri 250, na shekeri 250 za kane ihumura neza, na shekeri 500 za kesiya zigerwe kuri shekeri yahera, na hini imwe y'amavuta ya elayo. Ubivange bibe amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga abe amavuta yera yo gusiga. Uyasige ku ihema ry'ibonaniro, no kuri ya sanduku y'ibihamya, no kuri ya meza yo ku bintu byayo byose, no kuri cya gitare cy'amatabaza, no ku bintu byacyo byose, no ku gicaniro cyoserezwaho imibavu, no ku gicaniro koserezaho ibitambo, no ku bintu byacyo byose, no kuri cya gikarabiro, no ku gitereko cyabyo. Ubyeze bibe byera cyane. Ikizabikoraho cyose kizabe ari kera. Kandi uzayasige Aroni n'abana be, ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzabwira Abayisirayeli uti: ibihe byanyu byose aya azabe amavuta yo gusiga anyerejwe. Ntagasukwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayandi asa nayo uko avangwa. Nayera namwe azababere ayera. Umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uzayasiga utari umutambyi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi Uwiteka abwira Mose ati: uzende imibavu na tafu na shereti na herubani, iyo mibavu uyivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera. Ubivange kuba umubavu winjijwe n'abahanga, ushiremo umunyu we kugira ikindi kivangwa
ube uwera. Uwendeho uwusye uwunoze, nawo uwukoreho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe. Uzababere uwera cyane. Kandi umubavu uzarema ntimukiremere uvangwa nkawo, uzababere uwerejwe Uwiteka. Umuntu wese uzarema usa nawo ngo awikirize azakurwe mu bwoko bwe. Turakomeza kuva ibice 31 ku murongo waho wa mbere. Turasanga umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha rya hema ry'ibyaryo byose. Turasubiramo, Uwiteka atoranya abahanga bo kuremesha rya hema n'ibyaryo byose. Umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Besareli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose, byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye no gukwirakwiza no kubaza no kugira ubukorikori bwose. Nanjye dore mushireho Ohayabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mutima y'abahanga bose nashizemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse zose. Ihema ry'ibonaniro na ya sanduku y'ibihamya na ya ntebe y'ihongerero iyiriho n'ibindi bintu byose byo kuba muri iyo hema, ya meza n'ibintu byayo byose, na cya gitereko cy'amatabaza cy'izahabu nziza n'ibintu byacyo byose, na cya gicaniro cyo koserezaho imibavu, na cya gicaniro cyo kokerezaho imibavu, na ya myambaro y'imirimo yera, niyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be ngo bankorere umurimo w'ubutambyi, na ya mavuta yo gusiga, na wa mubavu w'ikivange wo koserezwa ahera, kuko nagutegetse kose aba ariko bakora. Itegeko ry'isabato Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwire Abayisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu zose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari yera kuri mwe. Uyizirure ntakabure, uyizurira ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko wa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abayisirayeli baziririza isabato, bajya bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abayisirayeli, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi, wa karindwi akarorera akaruhuka. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Turakomeza mu kuva ibice 32 ku murongo waho wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo Aroni acurira Abayisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Aroni acurira Abayisirayeli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa undi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu, muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo, bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki nicyo Imana yacu,
wa bwoko bw'Abayisirayeli we, yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo, avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare, batamba ibitambo vyoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende, kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bw'Abayisirayeli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore ni ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera, uburakari bwanjye bugurumanire, mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ati, Uwiteka, ni iki kikugurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati, kubagirira nabi niko yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Reka dusoreze aha ngaha, tuzasubire ku munsi w'ejo. Uwiteka abagirire neza. Murakoze cyane.